Nkomeza TV yanjye, nkomeza TV yawe. Numurongo mwiza wasanga amakuru, ukamenya ibyiriwe n'ibyaraye. Niyo cano yonyine wasanga ijambo ry'Imana, wivuga butumwa ritandukanye. Indirimbo z'abahanzi n'iz'amakorali atandukanye, wabisanga kuri Nkomeza TV. Ndabasuhuje mwese abantu mukurikiye Nkomeza TV aho muri hose mu bice bitandukanye. Nkuko mubizi hano kuri Nkomeza TV tuba dufite ibiganiro bitandukanye ndetse n'abigisha b'ijambo ry'Imana. Muri uno mwanya rero nkuko mubibona dufite umutumirwa wacu ugiye gutangira adusuza akanatwibwira niwe tugiye kubana nawe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Karibu umutumirwa wacu. Ndabashuhuje muraho neza. Nitwa Kalisa Christophe, ndi umuvugabutumwa. Maze imyaka 28 nkijijwe. Icyo nkora cyane ni ukora ugerageza kwizera kandi umutungo Imana yadusigiyemo ko kwizera. Mfite umugore ufite abana 6 n'umudamu umwe, ntuye mu Rubonobono. Tuguhaye ikaze hano kuri Nkomeza TV Kalisa. Abantu benshi bakurikiye Nkomeza TV batangiye kwibaza ese Kalisa ni muntu ki? Kalisa watangira Kalisa umuntu ni Kalisa ni muntu ki muri no mwanya abantu badukurikiye kugira ngo bashe gusobanukirwa Kalisa wari we? Mu buzima mbayemo cyangwa bundanga ndakurangwa no kwizera cyane. Kuko nkora ubushakashatsi cyane ku ijambo ry'Imana. Aba aribyo numva aribwo buzima nkunde kubamo, nibwo nubatsemo, nibwo nabyariyemo, n'uyu munsi nibwo buntunze. Niyumva nako kazi kanjye kandeba mu buzima nyuramo muri kino gihe. Mwabyumviye rero Kalisa turi kumwe nawe. Ikimuranga ndagira ngo mbere yuko dutangira kumva ijambo ry'Imana tubanze dusenga Imana, twiragize Imana hano kuri Nkomeza TV. Ni karibu mwese, tubahaye ikaze kudukurikira. Mana nziza, Mana y'urukundo, Imana y'inyembabazi nyinshi, turagushimye turaguhimbaje kubw'uyu munsi watwemereye ko tubamo. None data twese mwiza hano kuri Nkomeza TV n'abayikurikiye tugiye kumva icyo ijambo ryawe ritubwira. Ndagira ngo umukozi wawe wasize amavuta yawe kugira ngo atugezeho ibyiza byinshi, ndagira ngo umwuka wera amubeho, amuyobore, ibyo avuga abivuga avugishijwe nawe. Nsengeye n'imitima ikurikiye Nkomeza TV muri kano kanya kugira ngo ibashe kubohoka, ibashe kumva neza icyo ijambo ry'Imana rivuga. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka rero duhe umwanya Kalisa atubwire icyo Imana yamushyize ku mutima. Karibu umukozi w'Imana. Nyine uko mwabyumvishe nkora ubushakashatsi ku ijambo ry'Imana, nyamara sinanye mbyiha, ahubwo ni imbaraga z'umwuka wera nizo ziduha kugira ngo tugire ubumenyi bwisumbuye. Ubwo rero nk'uko mubizi, ikintu gikomeye cyane twabanje kubona mu buzima bwacu ni uko Imana yavuze mu ngingo zigize Imana cyangwa mu ngingo z'umubiri zigize Imana. Harimo urugingo rw'umunwa ari wakoresheje irema. Uwo rero natwe yaduhaye mu gihe tukiri hano mu isi, kandi yaje kutubwira ngo twitondere icyo tuvuga, kuko mu byo tuvuga niho harimo ubuzima cyangwa harimo urupfu. Ubwo rero dushingiye ko mu ijambo ry'Imana ariho tubonamo ubuzima. Hari icyo Imana yabwiye Adamu imaze kumurema, imubwira ko azitondera kujya ku giti kimenyesha ikibi n'icyiza. Nyamara icyo giti cya gisanzwe kiriho, cyaba kimaze umunota umwe cyangwa iminota 2 cyangwa umunsi umwe gusa, tubona ko Imana yavuze ku kintu kisanzwe kiriho, ariko Imana itari yakivugaho ntabwo cyakagira agaciro. Ariko ubwo Imana kivugagaho ijambo nibwo cyahise kigira agaciro. Aho ka mwanya rero umuntu agomba kwitondera icyo Imana avuze kuri kiriya giti. Bishatse gusobanura yuko ijambo ry'Imana ryo rifite imbaraga cyane. Ubwo Imana avuga ngo umuntu yakiriho no gupfa azapfa, ubwo nibwo urupfu rwari rubayeho. Umuntu rero yaje kujya gutya, Satani amushuka kuko yabanje kusa nkaho munetse ngo amenye icyo yavuganye n'Imana. Satani afite experience ku ijambo ry'Imana, azi ko umuntu yari viyoye ari rwo rupfu rwe, azi ko umuntu yaramutse aryubahirije ari bwo bugingo buhoraho.
aza rero kumushuka. Ngira ngo twabisanga muri Bibiliya mu Itangiriro ibice 2 de ku murongo wa 16 haravuzwe ngo nibwo Imana yabwiye umuntu iti Uwiteka Imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge umenyesha icyiza n'ikibi ntukagikoreho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Iryo ni ijambo ry'Imana ryerekana yuko ryari rimaze guhesha kiriya giti agaciro, kandi n'umuntu nawe rimubuza kujya ku cya giti. Aho n'urupfu rwavutse umuntu akaza ngo urupfu rwabayeho rute, naho ngo urupfu Imana rukizeho iravuga ati zirisanga mu giti. Hanyuma y'icyo gihe rero umuntu inzoka imaze kumushuka yaje kurya ku rubuto. Iki inzoka yakoze ni iki? Yashatse ko umuntu aviyora ijambo ry'Imana, kuko ariho hahishemo urupfu. Umuntu yaza kuviyora ijambo ry'Imana arya kuri kiriya giti. Hanyuma igihe kirashira kiba kirekire, Imana ishaka kugarura umuntu ubuzima cyangwa ubugingo buzima, cyangwa amagara mazima. Kugira ngo Imana ibikore rero nabwo ngiye kubigarura mu ijambo ryayo. Ngira ngo ugiye muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 12 niho bavuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iryo ni irindi jambo Imana yongeye kuvuga, imaze kurivuga riza risimbura rye yaravuze mbere. Nukuvuga ngo umuntu rero afashe iryo jambo akaryizera, abamwemeye bose bakizera izina rye. Iryo zina ni irihe? Ni Yesu. Ese Yesu iryo zina rye ryaba ryari risanzwe ririho? Bibiliya bitubwira ko ryari risanzwe ririho, ahubwo ryagize agaciro ryari igihe Imana rivugagaho. Urebye muri Luka ibice 3, Luka ibice 3, reka turebe Luka ibice 3 ryo iryo zina ryasanzwe ririho. Luka ibice 3 tuyiragiye amasekuruza ya Yesu. Handitse gutya ngo ibice 3:29 handitse ngo mwene Yesu, mwene Elezeri, mwene Yorimu, mwene Matati, mwene Lewi. Bishatse gusobanura ko iryo zina Yesu yasanzwe ririho, ariko umuntu agomba kurikoresha mbere wari wese ritari ryavugwa rya jambo ntacyo ryagomba kumarira. Ryagomba kwirukana abadayimoni, ryagomba kwirukana imyuka mibi. Yo mbere rikiri amasekuruza ya Yesu atari yavuka, ariko Imana irivuzeho riba riha agaciro. Imana yavuze ku giti niyo agatsibwa ku izina. Nuvuga ngo ku giti no ku rubuto rwo mu giti no umuntu apfira bitewe no kuviyora ijambo ry'Imana. Ako umuntu yongera gushyira ubuzima agarutse kuri ya zina ryari risanzwe ririho, ariko Imana irivugaho. Yaravuze ngo umuntu uzemera Yesu akizera izina rye, uwo nguwo azahabwa ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Kuba umwana w'Imana ntabwo ari ibintu by'igishushanyo mbonera bisanzwe gutya, aho kugira ngo umuntu abe umwana w'Imana ikaba ahindutse umuntu wabasha gushyiraho ikintu akoresheje ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana rero igihe icyo ari cyo cyose niryo rifite agaciro, rifite imbaraga. Iyo ugiye mu Baheburayo niho bakubwira ngo ijambo ry'Imana niryo ryashyizeho, ryaremye ijuru rirema n'isi. Iryo jambo ry'Imana niryo twahawe natwe ubwacu, turihabwa nk'umurage. Muri Yohana ibice 17 ugisoma icyo gice cyose ubona ko Yesu ajya kusura mu ijuru yabwiye abantu, arababwira ati icyo data yamaye nari ndakibahaye, ijambo yamaye nari ndaribahaye. Ubwo rero umuntu yari mu ijambo ukayijabwa ijambo ry'Imana, iryo jambo ufite ubushobozi ukahita wizera izina rya Yesu bo kuba nawe wagira ikindi kintu ukora kandi gifite imbaraga. Haleluya! Ijambo ry'Imana rifite imbaraga kuryizera ubwaryo. Hari n'iri jambo Yesu yavuze rikomeye, yaravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Ariko mwumve ko yabanje kuvuga ngo nimunkunda, ntabwo abanje kuvuga ngo muzitondera amategeko yanjye. Yaravuze ngo nimunkunda bizabyara, bizavamo kwitondera amategeko yanjye. Nidukundane Yesu na Bibiliya iramusobanura cyane ko ari we jambo. Ubwo ufasha Yesu ukamukunda bituruka kuki? Iyo ufite experience yo kumenya Yesu. Bibiliya ivuga mu kwizera ijambo rikomeye cyane ngo kwizera ni ukumenya neza ibyiringirwa udashidikanya. Harimo kumenya, harimo imbaraga zitakumenya, gusobanukirwa, gufata ukamenya ugakurikirana ku buryo umenya
kumenya neza, ngira ngo muri verbe yo mu cyongereza bavuga ngo ni to know, mu gifaransa ni reconnaissance, kugira ubumenyi buhambaye mu ijambo ry'Imana. Iyo umaze kumenya Yesu cyane rero, Bibiliya iravuga ngo nimunkunda muzahita muhabwa imbaraga zo gutangira gukoresha iki, gutangira kushobora amategeko yanjye, gutangira gukoresha ijambo ry'Imana. Aho ngaho rero niyo Bibiliya yatweretse ko abamwemeye bose ntabwo bibaho ko wakwemera Yesu utari wamumenya. Kandi Bibiliya yatubwiye yuko kwiza ari ukumenya, ukamenya udashidikanya, ni ukumenya bongeyeho ngo rwose ukamenya Yesu rwose. Rero icyo numva nakangurira abantu nibagira umwete kumenya Yesu. Bibiliya ivuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko agira neza nimumwegere. Rero gusogongera ni ukumenya, harimo ubumenyi bwimbitse kandi ufite imbaraga burimo kumenya Yesu. Haleluya. Amen. Kiriya giti tukigarukeho, kiriya giti mbere yuko Imana ikivugaho cyari kiriho, ntabwo Imana yavuze ku kintu kitariho, cyaha agaciro n'ijambo. Iri zina naryo ryaha agaciro n'ijambo, ni ukuvuga ngo iri jambo naryo kugira ngo ritugiremo umumaro niko twebwe ubwatumye agaciro karyo. Haleluya. Urikoresheje mu gihe wirukana abadayimoni, mu gihe wirukana imyuka mibi, ugomba kuba deja wabanje kumenya agaciro k'ijambo. Nta kiri gihesha agaciro kiba kiguha agaciro cyangwa agaciro ijambo. Natanga urugero. Mu minsi yatambutse, mu gihe cyatambutse, twatumiwe ahantu mu majyaruguru era kuri Base. Tugeze hari umwana muto urwaye amahembe. Abaye baramushyizemo bayamwororeramo akiri mutoya, yaramaze kugira imyaka 26. Yari umwana w'umukobwa. Twamusengeye, nagezeyo numva ko ngomba kumusengera mu 20. Mu 20 rero gari ugukwesha ubutware, ntabwo bari guhamagara Imana ngo nizibikore, bari ugukwesha izina rya Yesu ryo twahemo agakiza. Hanyuma nkategekesha ubutware bwo kwirukana. Mu 20 izo nyebigize zimaze kumuvamo. Haleluya. Icyo si cyo cyonyine gusa. Hari umubyeyi w'yansanga muri butike aho ndimo nacuruza, ambwira ko amaze imyaka 9 nta rubyaro. Yabimbwiye gusa nembwiye ngo asuza abana, arambwira ati rero nta mwana umwe ngira. Numva rero ko naba namushinyaguriye, ariko ndamubwira ni genda Yesu wanjye akumera umwana. Agaruka muri butike yambwiye ko atwite. Amen. Kandi yaramaze imyaka 9. Izina rya Yesu ririshoboye, ntabwo risaba ikirungo, ntabwo risaba ikirungo kindi we wakiramo, risaba kubivuga washyizemo concentration, ntabwo risaba kuvuga uri muremure cyangwa mugufi cyangwa ubyibushye. Oya, risaba ko uryumva neza ukabarisobanukiwe, icyo ugiye gukora ukabukizi neza. Ibyo ari byo bisobanura kwizera. Yo uzi kigiye gukora neza, ngira ngo nta nubwo umurate washira. Icyatumaga Yesu arikoresha, icyatumaga Yesu akora ibintu bikajyamo neza, niko yarazi ijambo se yamuhaye, yarazi agaciro karyo. Yari tekereza ko riri, yamakutekereza ko riri rikete ribyara igikorwa. Uwo natwe n'umurage twahawe wo gukoresha izina rya Yesu, kandi dutekereza ko ijambo ry'Imana ryo kuri. Ndarangiza ku ijambo rivuga ngo ni ijambo Yesu yavuze ngo mwagira kwizera kungana n'akabuto ka Sinari, mwabwira umukuyi w'umusozi ngo randuka utabwe mu nyanja. Kuki iryo jambo Yesu arikoresheje? Yashatse kwerekana yuko uko kwizera kungana n'akabuto gato cyane kari hanyuma y'utundi kwa dutoya, ari uko ukwiringira, ukwizera, kumenya agaciro k'ijambo ry'Imana. Yuko umaze kurimenya, aho kamwe bakoresha izina rya Yesu, iryo zina rya Yesu yeshora ya jambo. Haleluya. Hanyuma rya jambo kagereka rikora igikorwa. Ubwo rero natwe ubwacu, uwo ari we wese uko yabasa kose, hari ukwizera Yohana yari afite, hari ukwizera Petero yari afite. Petero yari afite kwizera yuko bazamubamba igicuri, naho bamubamba igicuri atakaka na Yesu. Ariko haleluya. Amen. Amena. Amen. Ndashaka kuvuga ko Yohana kwizera yari afite kwa rukunguko. Yaba ngo yarancunguye, ibyari kumbabaza n'ibikimbabaje, ibyari kunyica n'ibikinyishe, ibyari kunyegeza n'ikingirageje, kuko hari uwabikorewe. Hanyuma nicyo cyatumye gera bamujugunya mu ngoro y'amavuta, hanyuma akavamo wese yari yije ijambo ry'Imana uko riri 100%. Murakoze rero, umwami Yesu aduha umugisha. Reka dufate ijambo ry'Imana uko bikwiriye, turyiringire, turigire inshuti. Nitumukunda tukamukunda, amategeko ye automatically uzatuyakurikiza uko ka mwanya.
twinjira mu ijambo turangirizaho wenda uko Bibiliya ivuze mu itangira ibice 6:5 avuga ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi kandi ko kwibwira kose kw'imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Aha kuri iri jambo twitondere cyane, haravuga ngo kandi ko kwibwira kose kw'imitima yabo itekereza ari kubi iteka ryose. Ahangaro twacyava ku ijambo ry'Imana, agaciro k'ijambo ry'Imana. Iyo umuntu aza gukomeza gutekereza ku ijambo ry'Imana, ku ijambo ry'Imana rifite imbaraga, byari bimufitiye umumaro. Ariko umuntu yagumye ngo yaje kugira agwa mu mutego wo gutekereza nabi nuko yibwiraga anatekereza ngo kwabaye kubi cyane. Icyo cyane cyatumye Imana yimba isi ya mbere. Abantu b'ikigero dukeneye iki? Dukeneye gutunga ijambo ry'Imana ryinshi kandi tugatekereza ko ari iry'ukuri, kandi uko Imana ritumye ariko rigomba gusohora, aricyo icyo ritumye icyo rigomba kuzana, aricyo rigomba gusohora. Rero gutekereza kwacu kubikuye, dutekereza yuko Imana ubwo yavuze ku izina rya Yesu ko abazaryemera bakaryizera bazahabwa ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Icyo kizadukura mu rupfu twatewe n'urubuto kikadushyira mu bugingo buhoraho, ni ukwizera izina ry'umwana w'Imana ariryo zina rya Yesu Kristo. Iryo rero bizadufasha mu buryo bwose, biteka dutekereze neza, kwibwira kwacu no gutekereza kwacu tuganishe ku ijambo ry'Imana, tuganisha ku izina rya Yesu, tuganisha no ku mbaraga z'Umwuka yaduhaye ko Imana itadushakiraga ikibi. Hanyuma imbaraga z'Imana zizakorera hehe? Zizakora muri twebwe iminsi yacu yose yo kubaho. Murakoze. Umwami Yesu aduhana umugisha, Umwami Yesu aduhana umugisha twese, izaba itekera icyubahiro. Amen. Nk'uko mubyumvishe rero ijambo ry'Imana, Kalisa Imana imuha umugisha cyane. Turasoje ikiganiro cy'uyu munsi, tugisubikiye hano naho utaha, ariko nibutsa abantu dukurikiye ko wakora subscribe kuri channel yacu ya Nkomeza TV ukayibona indirimbo ijambo ry'Imana uri uwa mbere. Murakoze cyane, tuzasubira Nkomeza TV yanjye, Nkomeza TV yawe. N'umurongo mwiza wasangaho amakuru, ukamenya ibyiriwe n'ibyaraye. Niyo cano yonyine wasanga ijambo ry'Imana, wivuga butumwa ritandukanye. Indirimbo z'abahanzi n'iz'amakorali atandukanye wabisanga kuri Nkomeza TV.